nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigezwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubase urugo. Bavandimwe, kuri iki kiganiro ibirari by'ubutagatifu mbaye ikaze. Kristo Yezu akuzwe. Ikiganiro giheruka twaganiriye ku muhire Anna Gaterina Emmerich, akaba ari umuhire umwana wa Kiliziya Gatolika yanditse ubuzima yagiye abona bwanditse mu bw'abatagatifu, banditse muri Bibiliya, ubuzima bwa Yezu na mbere ye ndetse n'abakurambere ba kera. Ubwo rero natekereje yuko naboneraho gusubiza ibibazo bimwe mu byo mwagiye mumbaza muti tubishakire umutagatifu uyu n'uyu. Hari benshi muri mwe mwambaje ngo mbashakire ubuzima bwa mutagatifu Yosefu, umugabo wa Bikira Mariya, kubera yuko muri Bibiliya muvugaho gake cyane kandi ari umuntu ukomeye mu buzima bwa Yezu. Ndetse tugira n'umunsi we twizihiza umunsi we kabiri mu mwaka, urumva ko umutagatifu ukomeye. Ku itariki 19 z'ukwa gatatu no ku ya 2 z'ukwa gatanu turamwizihiza. Rero twifuza kumenya ubuzima bwe bwisumbuyeho. Anna Gaterina Emmerich yabonye ubuzima bwe, ndaza kumubabwiraho ningeraho abana na Bikira Mariya uko byagenze kugira ngo Bikira Mariya ari we agenerwa. Nabyo ndaza kwifashisha undi utarashyirwa mu nzego z'abatagatifu ko nawe wanditse ubuzima bwe uko yagiye abubona. Hari abatagatifu bagiye bagira amahirwe yo kubona ibyabaye nk'aho babireba rwose kuri ekara ya televiziyo, bakabibona neza uko bimeze, bakabyandika. Yosefu mutagatifu rero yavutse agana mu mwaka wa 30 mbere y'ivuka rya Yezu. Mbivuze mpereye yuko Anna Gaterina ndetse na Maria Valtorta bamubonye mu gihe cy'ubukwe bwe na Bikira Mariya, ngo ari umugabo ufite hafi y'imyaka 30, kandi muzi ko yabanye na Bikira Mariya afite Yezu mu nda, nta gihe cyashize Yezu atavutse. Tugereranyije rero urumva ko yaba yaravutse mu mwaka wahagana muri 30 mbere y'ivuka rya Yezu. Amasekuru ye rero ni mwene Dawudi, no mu muryango wa Dawudi. Akaba mubyara wa Yoakimi, se wa Bikira Mariya. Mu by'ukuri uvuga ko Dawudi yabyaye Salomoni, Salomoni abyara Matani, Matani abyara Yakobo, Yakobo ari we se wa Yosefu. Yoakimu na Yosefu ni abavandimwe, ni ababyara, iyo bita les cousins germains côté maternel. Akaba rero yaravutse kuri abo babyeyi. Ku munsi wa 8 avutse yaragenywe maze yitwa Yosefu, ari byo kuvuga ngo nikuze niyongere, tugenekereje mu Kinyarwanda. Yavutse ari umwana wa gatatu mu bana batandatu. Se yitwaga Yakobo. Ababyeyi be bari batuye hafi y'i Betelehemu, mu kibanza cy'aho Dawudi yavukiye kwa Yese. Mu gihe cya Yosefu izo nyubako zari zarasenyutse, hasigaye gusa inkuta z'itongo. Gusa ubwiza bwaho bukaba bwari bwaragumyeho ku buryo wanatekereza uti mu gihe cya Dawudi umwami byari bimeze biti. Yosefu mu buto bwe yari afite ubwema kurusha abo bavukana. Yari afite igihagararo cyiza kandi afite ikintu cy'ubuhanga, ikintu cy'ubushishozi, afite ukuntu atuje, yitonda, akaba agira n'ubwenge bufata vuba ibyo yize. Ndetse ababyeyi be bari bamutegerejeho ko azaba umuntu ukomeye w'umukire uzabakiza cyane, kubera ukuntu yari azi, yari afite ubwema n'igihagararo cyiza, no ukuntu yari azi, yari afite ikintu cy'ubuhanga n'ubushishozi no kumenya kwiga. Yari umunyamahoro, atuje cyane, adafite ibintu byo guhibikanira iby'isi no gukira, ntabwo yifuzaga ibihambaye. Abavandimwe rero kenshi bamukiniragaho, ukabona ko bashaka ngo yabunye kenshi bihirira bamuvugaho, bamuvuga nabi, bamubwira nabi. Kandi ababyeyi ntibabyiteho kuko basaga nkaho ababyeyi b'icyo gihe ngo ntibitaga ku bana cyane, bavuzaga nk'aho abana baba ubuzima bwabo n'ababyeyi babo ubuzima bwabo. Mu nzu zabo muri jaride
mu nzu zabo no muri jaride ngo habagamo imiteguro myinshi itandukanye y'ibibumbano. Habagamo tuvuge nk'amashusho ya Musa, ari agahinja gafubitse muri wa mugezi, igihe bari bari muri aya mateka ya Musa, mu gihe yari mu rufunzo, habonekamo ayo mashusho muri jaride yabonaga y'iwabo wa Yosefu. Anagatena Emeritse yabonyemo amashusho y'uwo Musa, abonamo n'imiteguro y'amazi, kwa kundi ubona amazi asohoka asa nk'ava mu munwa ngo w'ibisimba runaka, bonaga ngo bafite za fontaine, amazi asohoka ava mu munwa w'intare. Ngo yari jaride nziza cyane iwabo Yosefu bari bafite. Kandi ngo kubera ukuntu nyine bari bafite ahantu hanini hisanzuye, buri mwana yabaga afite aho ashobora gukinira akisanzura. Wenda urabona ukuntu abana bakina iby'abana, bakagira utwo bubaka, bakagira aho bakinira iby'abana. Akenshi asanga utuntu Yosefu yubatse bavandimwe badusenya, uturimo yikoreye batwangiza, bikamubaza ariko akihangana akababarira, ahubwo umwanya munini uko agenda akura yomora agasenga. Anagatena yabonye Yosefu apfukamye arambuye amaboko asenga. Hanyuma ngo abona bize nk'uwatwawe, hanyuma umwe mu bavandimwe we aramwegera akajya amukubita mu mugongo, aramukubita kugeza ubwo amusunitse yikubita hasi. Ariko Yosefu ntabwo yabyumvaga ko yabaga ameze nk'udahari, yabaga yagize ubusabane n'Imana butuma atamenya ibiri kumubaho bindi. Yaguye hasi yubamye rero, ariko aho abyukiye, aho amenye nyine byamubayeho, ntiyashatse kumenya uwabikoze, ahubwo yahise ahindura aho yasengeraga akajya yiherera kurushaho. Ndetse ngo yamubonye umunsi umwe afata urugendo ajya kure kugira ngo ahunge agire umwanya munini wo gusenga kurushaho. Hari abagore benshi bakuze babakoreraga mu rugo, abavandimwe ba Yosefu bagakunda kujya gutera urwenya nabo, bavuga amagambo rimwe na rimwe atanashimishije, bigatuma rero Yosefu atajya muri icyo kintu kimeze nk'ikigare, we akenshi akaba ari wenyine. Rero buriya bucece tumubonana muri Bibiliya ni ubucece yari yaritoje kuva kera. Ni umuntu ucecetse cyane. Ababyeyi ba Yosefu bamubonagamo ubushobozi adakoresha, ngaho umuntu ukomeye ugaragara w'umukire, bikabababaza. Amaze kugira imyaka 12 kugira ngo ahunge abavandimwe bamuzaga uburyo, yakundaga kujya mu kandi gace ka Betelehemu hasa nk'ahirya rwose, akitarura iwabo. Ngo hafi aho ngaho hari rero ubuvumo amaramo igihe kinini asenga. Ngo yaje no kubona abandi bagore bakuze, donc les vierges, abakobwa bakuze bajya kwibera muri ubwo buvumo, bakamara igihe kinini basenga bavuga zaburi. Ngo Anagatena yabonaga hari amasengesho yanditse ku mizingo, kuri horo, akabona amanitse ku nkuta ari menshi, bakayasoma bacanye amatara ku mugoroba. Hanyuma Yosefu rero agakunda cyane kujya kuvugana nabo ayo masengesho. Nawe hari ubwo yajyaga gusenga wenyine mu buvumo, ku manywa akajya kwiga kubaza hafi aho, kuko hari umubaji wabizobereyemo. Niho yiga amasomo yo kubaza, maze kwiga biramworohera kuba kubera amasomo ya geometry. Ibintu geometry se buriya ni iki? Ibyo yaratwigaga muri primaire, ngo ingero, uburebure, ubugari, ubuso, ibiki. Ngo arazi ibintu bya geometry cyane, bigatuma rero kumenya kubaza byaramworoheye, yabimenye vuba. Ndashaka kubabwira detaye z'uko yaje kubana na Bikira Mariya, kubera yuko Anagatena yagize inyandiko ariko zivangirwa n'uriya mugabo nababwiye, wagiye amwandikira za page 16 by'inyandiko ze, yagiye anashyiramo ibitekerezo bye, ku buryo kuvangura ibya Anagatena Emeritse no kuvangura iby'uwo mugabo nka commentaire ze biragora. Ariko Maria Valtorta nawe nzabaganizaho ikindi gihe, nubwo atarashyirwa mu nzego zigana ku butagatifu, ariko inyandiko ze nazo zadufasha kumva ubuzima bwihishe butavuga muri Bibiliya bwa bano bantu bakomeye mu buzima bwa Gikristo tuhimbaza nka Yosefu Mutagatifu. Maria Valtorta rero niwe ngiye kwifashisha, kuko inyandiko zabo zirasa rwose, ariko Maria Valtorta akagira details zisumbuyeho.
mu nyemerero aba ari we mbabwira kugira ngo mushire amatsiko ku buryo yosefu yaje kuba ari we imana ihitamo kugira ngo abane na Bikira Mariya. Byagenze gute kugira ngo yosefu ahure na Bikira Mariya? Dore ukuntu Mariya abivuga ati: ndabona sare nini iteguye itatse neza ibitambaro, amatapi meza. Ni mu gice cy'ingoro kuko ndabonamo abahereza bitambo, harimo yewe na Zakariya n'abandi bagabo b'ingeri zose. Baravuga buhoro ariko ikiganiro kirashyushye, bameze nk'abahangayitse kubera impamvu ntazi. Harimo n'abasore bakiri bato n'abandi bagabo basa n'abakuze, bameze nk'abataziranye neza bose ariko nk'abafite amasano. Bose bahakoranyirijwe bahangayikishijwe n'ikintu kimwe. Mu nguni imwe ndabona yosefu arimo kuvugana n'umusaza ugikomeye. Yosefu ari mu kigero cy'imyaka 30. Ni umugabo ufite imisatsi migufi ariko itsitse ku mutwe, afite uruhu rukeye, afite amaso yijimye, imboni avuga ngo imboni ziri marron, sinzi ibara marron uko riba risa, rigenda kuba nka shokora se. Amaso nyine ngo arijimye cyangwa se yenda kuba nk'umukara, hagati ya shokora n'umukara. Ngira ngo imboni nyine amaso amakureri, abantu b'abazungu bakunda kwita ku mabara y'amaso iyo bari kuvuga uko umuntu asa. Ngo afite amaso asa nk'atebeyemo, kandi iyo areba abona ngo indoro ye isa nk'icengera. Ngo afite visage, afite mu maso hari seriye, ubona nyine areba ukabona ko indoro ye gucengeye. Ariko ngo iyo areba icyo gihe yabonaga ameze nk'afite agahinda. Ariko ngo iyo asetse atama ibyishimo n'itoto. Ngo yambaye imyenda isa na shokora ikeye, ngo yambaye neza kandi ubona nta gikabyo. Ngo muri sare amatsiko ni yose, akarushaho igihe rido ifunguwe kugira ngo umurevi ufite ishami rigezeho indabo aze. Ni irisi y'umweru ikimara kubumbura, nuko arirambika ku meza yitonze ngo indabo zidahunguka. Nuko amatsiko arabica, bakarunguruka bajujura. Na Zakariya wari hafi y'ayo meza ntiyashoboraga gusoma izina rya nyirishami, nkanswe abari hafi, nako nkanswe abari kure. Yosefu wari mu nguni yicaranye n'abandi, umwe mu bamwegereye aramwongorera, undi aramwenyura ati: ntibishoboka. Ku ijwi ry'akarumbeti umuherezabitambo mukuru arinjira, bose barahaguruka bamuha icyubahiro bunama. Nuko yegera rya shami aravuga ati: bagabo mu muryango wa Dawudi, mwese mwaje mwitabye kuva mbahamagaye, nimwumve, uhoraho yavuze, nimumusingize. Ibisingizo nibimuharirwe. Mu ikuzo rye hasohotsemo urumuri ruza guha ubuzima ishami ryumye. Ryarabije kubw'igitangaza mu gihe nta rurabo rurangwa ku musozi kubera urubura muri iki gihe turimo. Nyagasani yahaye umubyeyi n'umurinzi isugi ya Dawudi, yo yifitiye Imana yonyineho uburinzi. Uwo mwana mutagatifu, ikuzo ry'ingoro n'umuryango we n'iry'umuryango we, yagize ubutoni bwatumye Imana imuhishurira izina ry'umugabo we unyuze Imana. Uwo agomba kuba intungane, uwatowe na Nyagasani kugira ngo abe umurinzi w'isugi yigiriye umwihariko. Ubu noneho nta mpagarara zo kumutakaza, kuko tudafite ubwoba bw'ahazaza he nk'uwashyingiwe. Izina ry'uwo mugabo we ni Yosefu mwene Yakobo w'i Betelehemu mu muryango wa Dawudi, umubaji i Nazareti ho mu Galileya. Yosefu igira imbere, ni umuherezabitambo mukuru ubigutegetse. Ni urusaku ruba rwose muri sare, abicirana amaso, abicana amasiri, abasa nk'abatunguwe byiza n'abatunguwe basa nk'aho mu maso hijimye, nk'aho bari desu. Nuko nguko ngo Mariya Varitorita abibonye muri iyo sare. Nuko rero abasaza bakuze, abato n'abasore bakiri bato bose bahanga amaso Yosefu.
yosefu ngo yagiye kubona mariya valentina atabonye mu maso ha yosefu hatukuye nk'umuntu utangaye. Urumva uruhu rw'abariya abantu iyo bagize emotion ikomeye uhita ubona mu maso hatukuye. Yosefu rero ngo aratukura ariko asa nkaho ari jene, donc asa nkaho bimubangamiye, yigira imbere ahagaze imbere y'umuherezabitambo mukuru aramusuhuza mu cyubahiro cyinshi. Nuko umuherezabitambo mukuru aravuga ati nimuze mwese murebe izina ryanditse ku ishami, maze buri wese afate irye kandi mwibonereho ko nta manyanga yabayemo. Nuko bose bamaze kugenda umuherezabitambo mukuru ahereza yosefu ishami rye. Nuko rero umuherezabitambo asezerera nyine abo bose bari batumiwe mu kumenya uzegukana Bikira Mariya. Bamaze kurenga rero, bamaze kugenda bose, bamaze gushira muri sare, umuherezabitambo mukuru ahereza yosefu ishami rye ryarabije, maze ashyira ikiganza cye ku rutugu ati umufashe Imana iguhaye, nawe urabizi si umutunzi, ariko akize ku migenzo myiza, uzaharanire ko uhora umukwiye, nta rurabo rumuruta muri Isiraheli yose. Ngaho nimusohoke mwembi, yosefu sigara, Zakariya uri mwene wabo zana umugeni. Yosefu n'umuherezabitambo mukuru basigaye bonyine imbere muri rido baceceka akanya, hanyuma aramubwira ati Mariya akubwira amasezerano ye n'Imana, umufashe, ni umwari utuje cyane, umubere mwiza, nawe yuje ubwiza bw'umutima. Yosefu aramusubiza ati nzamufasha n'imbaraga zanjye zose, n'ibigoye gute ntibizandemerera, uhumure ubyizere. Nuko Mariya yinjirana na Zakariya na Anna muka Fanuweli. Igice cya kabiri cy'uko baje kubana nzakibabwira ubutaha. Ndifuza yuko mwakomeza kuryoherwa n'ibiganiro, atari amatsiko gusa, ahubwo amatsiko meza, amatsiko atuma turushaho kumenya ubusugi bwa Bikira Mariya ko butize buhungabanywa koko. Hari igihe tubavuga ngo umugabo wa Bikira Mariya ukaba wagira ngo ni umugabo usanzwe, ni umugabo rushaste po, umugabo w'indahinyuka Bikira Mariya. Ntabwo ari uko bagomba kubyarana abandi bana nk'uko tuye tumva ngo abavandimwe ba Yezu ukagira ngo nabo babyaranye na Yosefu. Ntabwo ariko bimeze, ahubwo ni amasano. Muzakomeza kubyumva mubona yuko Yosefu yabanye na Bikira Mariya nk'umurinzi we, kuko yarazi n'amasezerano yagiranye n'Imana. Impamvu mubona umuherezabitambo mukuru yari abiziho ni uko Bikira Mariya yakuriye mu ngoro, hanyuma igihe cyo gushyingirwa kigeze, kuko iyo abakobwa bamara kugira igihe cy'ubukure bagaragaje ko bakuze no mu mubiri babigaragaza, basohokaga mu ngoro, cyane cyane ko muri icyo gihe by'umwihariko ho gushyingirwa bari bageze mu gihe cyo gutegereza Mesiya ngo ku buryo bukomeye, bavuga bati ahari wenda muri abakobwa bakuriye mu ngoro harimo bazatubyarira Mesiya. Rero umuherezabitambo mukuru yari yarateze amatwi Bikira Mariya, azi neza ko Bikira Mariya yiguriye Imana atazashaka. Nuko rero Imana ikora ku buryo imuhuza na Yosefu, nawe wari wariyeguriye Imana mu ibanga ry'umutima we, ngo kuko babanye bombi ari amasugi anyuze Imana. Hasingizwe Imana, wabarekana abatagatifu bayo.